Minisiteri y'Uburezi Mineduke ivuga ko mu bigo by'amashuri maze kugeramo abarimu bose badategura amasomo. Ibi bikaba bigira ingaruka zo kudindiza ireme ry'uburezi, ahanini bigizwemo uruhare n'abayobozi bayo bafite imiyoborere mibi. Kuri uyu wa gatanu Gashyantare, itsinda rya Mineduke rikaba ryakoreye ubugenzuzi mu mashuri yo mu murenge wa Rwempasha, aho barebaga uko abana biga, uko bigishwa n'ibibazo byaba bihari bibangamiye ireme ry'uburezi. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Sebasaza Gasana Emmanuel. N'ubugenzuzi bwatangiye mu karere ka Nyagatare kuri wa 28 Mutarama bukazasozwa kuwa 8 Gashyantare. Kageruka Benjamin, umuyobozi w'ishami rishinzwe ireme ry'uburezi bw'ibanze muri Minisiteri y'Uburezi, avuga ko mu mashuri yose bamaze gusura mu karere ka Nyagatare bahasanze ikibazo gikomeye cy'imiyoborere mibi y'ibigo by'amashuri no kuba barimo bigisha amasomo batateguye. Amakosa menshi ashingiye ku bibazo bw'ibigo, hariho poor leadership, aho usanga headmaster cyangwa se umukuru w'ikigo ntasura abarimu, ntagenzura uko bateguye, ntasura amashuri, mbese n'uburangare bukabije. Amashuri yose ayo twasuye icyo kibazo cyagaragaye. Ikindi kibazo gikomeye twabonye, abarimu bose ntabwo bategura na gato. Umwarimu ajya mu ishuri afite chalk, afite note zimaze imyaka nk'itandatu, atigeze yimprovinga. Abarimu bose twabonye mu karere ka Nyagatare ntabwo bategura na gato. Kuba ngo mwarimu yigisha ibyo atateguye bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi, dore ko ngo hari aho basanze hari abana batazi gusoma no kwandika kandi imyaka bagezemo bakabaye babizi neza. Kageruka Benjamin avuga ko nyuma y'iri genzura bazashyikiriza raporo abayobozi b'uturere, banasabwe kugira ibyo bahindura byihuse. Gusa yemeza ko ibyo barimo hano ari ubujyanama, ariko ngo nyuma yabwo abazagaragarwaho kudahinduka bazafatirwa ibihano. Mbere yo guhana habanzaho kujya inama kereka abantu. Icyo twabonye, abarimu bose bafite ubushobozi bwo kuba bategura, ahubwo ntibabikora kuko batabishaka. Kutabishaka ni ubushake buke. Nyuma y'ubukangurambaga tuzamenyesha abayobozi b'uturere n'izindi nzego yuko tubahera raporo yuko abarimu badategura, tubasabe no kubishyirwa mu bikorwa byihuse. Ibihano bizaza nyuma, ariko tumaze kureba yuko koko hari batabishaka. Bamwe mu barimu ariko bavuga ko impamvu ituma badategura ahanini babiterwa n'umwanya muto baba bafite. Uhimana irakoze Faustin wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Bweye. Urebye nta barimu bashyashya bari batuzanira, dutegereje abarimu. Nk'umfite periode 48 nisha biology guhera mu mbere kujya mu wa gatatu. Nkigisha na chimie guhera mu wa kabiri kugeza mu wa gatatu. Urukumva kandi tuzinduka saa 12 n'igice, hano tuba twatangiye akazi turazinduka. Ibyo rero bigatuma wenda scheme of work zo umuntu arazitegura kuko abaziteguye akaba zifite, ariko lesson plan yo kandi kubitegurwa buri munsi, nazo periode 48 mbafite ngomba kwigisha umunsi wose, biragorana nyine ku buryo ushobora kuba nategura lesson plan ya buri munsi. Mu bindi bibazo byagaragaye ni intebe nke ku buryo hari abana biga bicaye hasi, isuku nke, mudasobwa n'ibitabo by'abanyeshuri byo gusoma byibera mu bubiko, imyambarire idahwitse haba ku barezi no ku banyeshuri, abatekera abanyeshuri batipimishije indwara zanduza, abarimu b'abanyamahanga bakorera mu Rwanda badafite ibyemezo bibemerera kuhakorera work permit, na bamwe mu barimu bagaragarwaho ubusinzi.